wowe uri kugaya imyanzuro yafatiwe mu rundi rugo, irinda impamvu yayo mu rugo rwawe. Iki kintu oya umugore wakabimenye nindese ntabwo ari uwawe siwe turi kubwira gusa, sibyo? Gushaka umugore ntibyica imbone y'umugabo, no kuba wowe warashatse umugore ntibimukuraho icyo wamukundiye. Icyo wamukundiye gituma n'abandi bagabo bamubwira ngo uri mwiza cyane. Icyo yagukundiye gituma n'abandi bagore bakubwira ngo uri mwiza, sibyo? Ahubwo muri ya marangamutima y'abandi ugomba kubaha yande. Rero ijwi ry'umukanguzi. Impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye. Ukazahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ndacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Ukazahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Muze mwese bakijijwe abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba niwutuneshereza. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Twajyaga dutinya urupfu, Yesu arugira irembo ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Tuzabe behombe turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu ninamutugera. Mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya,
nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, tugize umugisha wo kubana namwe ku ijwi ry'umukanguzi. Imana iduhana umugisha mwese aho muri, abari kutwumva batameze neza ku bw'umubiri mwese, reka tubabwire ko Kristo ari umwami. Njyewe ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti Jeanne Keza ari kudufasha kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho neza, nawe Imana imuhereze umugisha. Mwese tubahaye ikaze, abagiriye umugisha ku ijwi ry'umukanguzi, reka tubasabe mukoreshe ibi biganiro mubisangiza abandi kugira ngo twese tuzasarure mu bwami bwa Kristo. Imana ishimwe. Anise, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Kandi n'abandi tubahaye ikaze, ndetse nawe tuguhaye ikaze mu kubaho kwa Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nabonye mu bintu ukunda no kuririmba birimo cyane cyane. Ubundi nkunda indirimbo ngakunda n'urukundo. Ukunda indirimbo ugakunda n'urukundo. Nkarukunda nkoresheje urukundo, nkunda urukundo ngakunda indirimbo. Ibyo biri mu bintu bijya binezeza cyane. Yego. Gukunda, gukundwa no kuririmba. Mwegeze muvuga ku nkundo mu biparitajamo, sinzi urukundo mwamukunda muri izo muzo mwavuze 3 ari uruhe? Havuyemo urw'urukozasoni rwitwa Eros. Narwo ni urukundo. Narwo ni urukundo umuntu akunda ibiteye isoni. Ni barwita Eros. Hakaza na Filosi, umuntu akunda undi bitewe n'isano. Yego. Birumvikana nkunda abana banjye, birumvikana nkunda umugore wanjye, birumvikana nkunda famiye yanjye. Urwo ni urukundo rugira n'isano hagati y'abantu, rufite impamvu rukunda. Yego. Yego. Hanyuma hari n'abandi bantu nkunda kuko banyitaho, bampa affection. Urwo narwo ni Filosi, ni ugukunda umuntu bitewe n'impamvu. Hakaba na Agape rero, urukundo rw'Imana. Urwo ni urukundo abizera bakundisha umwuka wera. Imana ishimwe. Amen. Urwo rukundo dukunda Imana ni nayo sano ngira ngo nini dufitanye nayo. Yego, kuko umuntu udakunda burya ntacyo apfana n'Imana. Nk'ubu hari ikintu ngukundira utazi, gituma ngutandukanya n'abandi. Yego. Nuko ari we wanjyanye mu rusengero. Ariko nanjye mfite ikindi ngukundira nawe utazi. Yego. Nuko uzirikana inshuti zawe za mbere. Amen. Yego. Imana ishimwe. Rero urwo ni urukundo. Hanyuma muri izo nkundo zose habamo ambiance, habamo kwishyira ukizana, habamo kwisanzura. Yego. Hari igihe wisanzura ku muntu umukunze. Reka tubyemerane ko hari abantu bakunditse. Yego. Hari abantu bakunditse. Imana ibaha umugisha. Amen. Akabazo k'amatsiko. Yego. Hari umugore cyangwa umukobwa waba warigeze akubwira ko agukunda? Okay, ni benshi babimbwira. Ntago uba wumva ko uwo muntu aguye? Oya, ntago ari ukugwa. Rega urukundo, gukunda siniyumvisha sanse byumvikanamo. Yego. Ariko turakunda tukanakundwa. Yego. Ahubwo ibyo ushobora gukoreshwa n'amarangamutima yaguteye gukunda nicyo gishobora kuba icyaha. Naho gukunda cyo si icyaha. Gukunda ntabwo ari icyaha. Gukunda ntabwo ari icyaha, ahubwo icyo ushobora gukoreshwa n'amarangamutima yaguteye gukunda. Cyangwa se icyo wabonye nk'igikundiro ku muntu wakunze. Yego. Yego. Imana ishimwe. Amen. Reka noneho dutangire ikiganiro n'ubundi. Marcel we. Reka tubasabe n'ubundi mbwira bene data turi kumwe muri iki kiganiro, kandi rwose iyo mukoze comment mugakora na like bitwereka ko turi kumwe. N'ubundi reka tubasabe n'ubundi mutegura imitima, hanyuma mwene data Aniseti atubere mu isengesho tuganire. Mana yo kwizerwa, Imana y'urukundo, Imana agakiza kacu, turagushimiye. Haleluya, uri Imana y'urukundo, Jehova Shama, kandi nawe urakunditse mwami. Ntujya udutererana, hora hafi y'abakwizera. Niyo mpamvu nsabye kandi nsenze kwinginga kugira ngo ukize abadukurikiye barwaye, ubakure mu kaga n'amakuba y'uburyo butari bumwe, uturindishe imbaraga zawe. Nk'uko imbabazi zawe zitajya kure y'abakwizera,
niko tugusabye kugira ngo uhorane natwe imitima yacu ikumve kubw'ineza yawe dusenze twizeye ku bwa Kristo Yesu amen. se Marise waba ubizi ko urukundo ruruhura umutima? Yego. Imana iguha abantu bagukunda. Imana ibame mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha abantu bagukunda. Mwene data uri kutwumva udukurikiye, Imana iguha abantu bagukunda mu izina rya Kristo, kuko urukundo rwo mu isi ruvura ibikomere byo mu isi. Hari ikintu ntekerejemo, umuntu utagira abantu bamukunda si hahandi bizana kwigunga ugasanga niwe wenyine. Iyo ni depression iteye ubwoba, bene uwo muntu agira depression. Umuntu utagira abantu bamukunda iyo afata imyanzuro arahubuka. Mu buzima bwe aba yumva nta muntu n'umwe abereyeho. Ariko umuntu ufite abantu bamukunda wirinda gukora ibibabaza abantu. Urumva urukundo narwo ubwarwo ruguha defense, sibyo? Iyo ufite abantu bagukunda nawe wiyitaho. Kubera iki? Ubikora uvuga ngo nabo. Umuntu ufite abantu bamukunda aba ameze nk'akarabo. Uba umeze nk'ururabyo rurarabya rukanatanga oderi. Utanga impumuro. Urimba nkarwo. Kandi uba umeze nk'ururabyo izuba ritararasira. Uba utoshye, mbabwije ukuri. Reka gatoya nse nk'utandukiriye nubwo atari cyo kiganiro wateguye, icyo wateguye si inkizi. Oya, n'ubundi urukundo ruraza kwiganzamo cyane muri iki kiganiro. Kimwe mu byo nshaka kukubwira, umugabo utagira urukundo mu rugo, iyo atari mu rugo yasohotse ari mu bandi, avuga nabi. Yego, afata imyanzuro nabi. Ahora mu ngaruka zo kubura urwo rukundo. Ahora mu ngaruka mbi ziterwa n'igikomere agirira mu rugo. N'umugore utagira urukundo nuko arera abana nabi mu gihe abarera, mukazavugana umushiha. Ikindi ahinduka indangare. Ko urukundo burya rushingira umutima inkingi. Urukundo rurinda nyirarwo, rukarinda n'uwakunzwe kujarajara. Ntabwo ari cyo kiganiro twateguye, ariko dukomoje ku rukundo, hanyuma duhita tujya ku mugabo n'umugore babana. Anise, ni iki gituma umugore n'umugabo bakundanye bakarambagizanya, agatanga inkwano, umugore akemera ko akunze uwo mugabo, bakajyana bakabana, Bibiliya iravuga ngo bagahinduka umubiri umwe? Ni iki gituma bagera mu rugo rwa rukundo rukabura? Ubundi mu buzima busanzwe ibi tubyemerane kuko niko biri 100% nubwo abantu atari ko babyemera. Ubundi umugore ntagira urukundo akunda umugabo, ahubwo akunda ibikorwa by'umugabo. Impamvu umugore atagira urukundo akunda umugabo, umugabo akunda umugore mbere. Warangiza ukabwira umugore ngo ndagukunda. Ni ukuvuga ko umugore ni akagarura rumuri k'urukundo rw'umugabo. Nimvuga akagarura rumuri, ni akantu tumurikaho urumuri rukagaruka. Umugore agusubiza urukundo wamuhaye. Ni impera rero, reka mvuge ngo ni ba mutima w'urugo. Sibyo? Bwa mbere umugabo uri kurambagiza abakunda ariko ataragira inshingano ku muntu akunda. We iyo agiye gukunda ashingiye ku rukundo, ahora akunda. Ariko iyo agiye gukunda ashingiye ku buranga, urukundo rurahinduka. Kuko uburanga bw'umugore ntibuhora ari bwiza. Abantu bafite abagore n'abagore bafite abagabo n'abantu bafite abana, aha ni abahamya babyo. Hari igihe ureba umuntu mwabanye ukabona ni mwiza cyane, hakaba n'igihe umureba ukibaza ni we cyangwa si we. Biologically ibyo bintu ni ibintu biri normal. Ariko n'umuntu arireba nawe hari igihe abona yihindutse. Nawe hari igihe ureba ukabona uri mubi, ejo wakongera kwireba ukabona uri keza cyane, sibyo? Ibyo bintu bihoraho. Noneho amarangamutima yacu ntahora ashima. Iyo umugabo yazanye umugore akamugeza mu rugo, ntabwo muba mukiri muri ambiance muru ku mugabo, ntabwo ari ambiance muru. Si rwa rukundo rwo kuryoshya nk'uko mwari muri fiançailles, ahubwo wageze mu nshingano. Sibyo? Kuko wa muntu wakundaga ukamubonera umwanya, wamuboneraga umwanya ataraba mu bushinzwe. Ahubwo umutima wamugutumaga buri gihe. None wa mutima umugutuma ugutumye gushaka ibituma anyurwa. Rimwe na rimwe rero ushobora kubibona cyangwa ntubibone.
iyo umugore rero yagukunze ashingiye ku bushobozi, Yego. bwa mbere twemerane ko abantu bakundana batari abana ntibaba baziranye. Ubundi abantu bamenya niyo babana, Yego. nabwo ntabwo ari 100%. Hari igihe rero uba ukeka umuntu uko atari. Turabyemerana. Yego. Hari igihe uba utekereza umuntu uko atari. Yego. Wajya kubona ukabona umuntu wubahaga nk'umukobwa w'umukunzi mwiza, Yego. ukabona umugejeje mu rugo aragutengushye. Umugabo wubahaga umusore mwiza umeze neza aragutengushye. Yego. Sibyo? Icyo ni icya mbere, kumubonamo ibyo utari umwitezemo. Kabiri, kumenyerana, kumarana igihe. abantu niko bateye. Abantu niko bateye 100%. Abantu baramenyera umuntu kubaha kugira ngo akomeze kukubaha, umwima igihe, ariko mu rugo ho ntibishoboka. Yego. Sibyo? Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Ni ukubana akaramata. Ako karamata rero kari mu bituma icyubahiro cya mwembi mugisuzugura iyo mudakomeje impamvu yabahuje. Yego. Impamvu yatumye mwubahana. Icya gatatu, gituruka mu mpamvu yatumye mubana. Yego. Hari igihe ubana n'umuntu kuko ubona ari umuntu ukomeye, ariko burya umuntu ukomeye ni uwo mutabana. Umuntu mubana wese ni umunyantege nkeya kuri wowe. Yego. Urugero, Aniseti menyana na madamu nari umubwiriza butumwa, ariko mu rugo sindi bujye kubwiriza, ndajya mu nshingano. Niba yarakundaga ndi kubwiriza nsoma Bibiliya, birumvikana ko umuntu ari bubone mu rugo atandukanye n'uwo ari kubona ku ruhimbi. Yego. Bidasobanuye kugwa. Niba ukunze ijwi ry'umukobwa uri kuririmba neza, mu rugo ntabwo aririmba. Oya. Ntabwo ari umuririmbyi wo mu rugo. Umuntu mwahuye yisize, yakarabye, arisiga, arambara, arakwitegura. Yego. Ariko noneho mu rugo ntabwo azabyuka akarabye, azabyuka afite ingonera. Sibyo? Yego. Wa mwenda yambaraga mugiye guhura, nagera mu rugo hari igihe azawumanika yambara uwo akoresha mu rugo, ari mu rugo. Urumva ibintu bigenda bituma abantu bamera nk'abahararukana. Ariko ndagaruka, kumenyerana ubwabyo bituma abantu bateshanya agaciro. Kabiri, iyo umwanya mumarana ugena ibyo muganira. umwana mumarana ugena ibyo muganira. Hari umugabo umwe negeze numva, yaratubwiye ngo iyo imvura yagwaga ari mu rugo, yarasohokaga akajya gushaka aho yugama. Kubera nyine ntago ashaka kumarana umwanya n'umugore. Uko ni ukuruhunga. Ahubwo igikwiriye kubaho, abantu babiri bose ntibanganira rimwe. Yego. Ntibanaharurukwa kimwe. Hari abantu bagira urukundo rw'agahararo. Yego. Ariko babiri ntibahararukwa kimwe. Umwe rero ukunda akwiriye gukora ibikorwa by'urukundo kugira ngo agarure umutima w'umuntu wahararutswe. Wa mutima wamaze kurangara. Tubyemerana, urukundo ruraryoha. Yego. Kandi noneho abantu badukurikiye batubwire, na Jena dusubize, ari ugukunda no gukundwa haryoha iki? Ko byose byaryoha. Ndagira ngo mumbwire ikinezeza amarangamutima yawe. Icyo gihe rero iyo umuntu akunda gukundwa, adakunda gukunda, aba ari umunyabikomere. Adakunda gukunda, ahubwo akunda gukundwa, ni umunyabikomere. Biravuze ngo ategereza guhabwa ibyo adatanga. Ubwo se Anise, ubwo ibyo bikomere byaba byaratewe n'iki? Kuko mu buzima bugaragara n'ibigaragara, uburyo umuntu yabayeho. Uburyo umuntu yabayeho, hari igihe tuba tutarahawe keya zuzuye. Hari igihe umuntu aba yarabaye mu rugo rumukomeretsa bitewe n'ingano y'ibyo. Tubyemerane, ni abakene bakeya baha abana urukundo. Umwana gusa birindaza ukamubwira imbere wa cyana we ntiwariye. Yego. Ntabwo nyine kuba yariye bihagije. Ariko noneho akumva umwana adakwiye kwifuza. Ukumva umwana ntakuriye kwifuza. Ariko ahandi biri, ntabwo umwana bisaba ngo bamukubite, ahubwo bamukubita kuko atabiriye.
urumva aba bana ntabwo babonye affection imwe sibyo mu gihe bazabaho rero ntibazanitwara kimwe hari umwana wabonye keya hari n'uwayibuze ubwo buzima tugenda dukuriramo butwemerera gukomereka ku buryo dusigara twikunda kuko iyo utabonye baguha urukundo wowe urarwiha niko abantu duteye sibyo iyo urwihaye rero ntukunda bukunda ukunda bagukunda niyo handi usanga abantu batubaha ahubwo bashaka ngo abandi babubahe ubwo urumva ikintu gitangiye gusenya mu rugo ntabwo bashaka ngo yubaha umugore yashatse ahubwo ashaka ngo umugore yashatse amwubahe ntashaka ngo umugabo yashatse yubaho ahubwo ashaka ngo amwubahe ni ukuvuga ngo bitangira rero bihereye aho wowe rero ufite urukundo ni wowe ugaruka kuvura wa muntu wagukunda gutakigukunda nubwo habaho abantu bindakoreka kuko hari abantu usasira ipamba bakiyorosa amahwa bijya bibaho hari abantu bwira neza bakaganya hari nk'umuntu bijya bibaho hari abagabo bakunda gusohokana n'abagore babo hakaba abagore badakunda ko abagabo babo bishyura ibirenze sibyo kandi mu by'ukuri amafaranga ari ku ikofi y'umugabo hari igihe utayabonye hari n'igihe wayabonye hari nutemera kuyasangira nawe hari igihe utari bumenye abo yayasangiye nabo sibyo hari abagore ngewe nzi bagiye bambwira hari abo twagiye twigisha nk'umubano n'urugero nkababaza ati mufite ikibazo runaka ngatanga urugero nkamubwira umugabo yagenda akakugurira igitenge cy'ibihumbi 100 toya ntacyo nemera kandi umugabo icyo kibazo arakizi ko gihari ariko ashaka kubona umugore wasa neza ubundi ikibazo cya mbere gikemuka mu rugo ni ukwita kuwo mwashakanye ariko noneho iyo turi mu rugo tureba ibibazo bihari kuruta abo twashakanye ni ukuvuga ngo ibibazo nibyo bihita biza bikaba birebire nibyo abantu bareba kuruta abo bashakanye kandi ikibazo tugomba gukemura mbere ni ukwita kubo abo dushinzwe noneho abandi rero ntibareba ko njyewe ndi inshingano z'umugore umugore ari inshingano zanjye ahubwo duhita twirengagizanya tukirebera ibibazo umugore yagusaba amavuta yo kwisiga ugahita umubwira ariko uri umusazi wowe urashaka amavuta iki kibazo urabona cyo kidasaba amafaranga iki ntukibona nta soni nkugurira igitenge ibi byose ibibazo ubwo ndi kwanga gutanga ingero ariko kandi ikibazo kiri priority kibanze ni umugore nanjye niko numva ariko kuri ikibazo kibanze ni umugabo ikibazo kibanze ni umugabo ni n'umugore hanyuma witaye ku mugore ukita ku mugabo byabyara imbaraga zakemura cya kindi wamwerekaga uzi ikintu bigufasha bikubyarira kugira umufatanyabikorwa mu bibazo bituma ugira umufatanyabikorwa Anise ushobora kubikora gutyo iteka ryose we akazumva ko akwiye kuza imbere ya bya bibazo n'ubundi ariko kandi noneho akenshi hari igihe usanga bigiye gusenya noneho tuganire umugabo ubundi mu rugo agira inshingano 3 first of all gushakira umuryango aho uba ikiwutunga n'iterambere ry'umuryango nizo nshingano 3 umugabo agira aho umuryango uri igitunga umuryango n'iterambere ry'umuryango tuganire ari ugutura mu nzu nziza umugore agasa nabi ari no kugira umugore usa neza mugatura habi ariko munyuzwe wahitamo iki njyewe nahitamo umugore usa neza ariko none hari igihe umugore ataba ashaka gusa neza ahubwo ashaka kwibera heza abo bagore nabo babaho barahari nabitangiriyeho hari abantu usasira ipamba bakiyorosa amahwa ubundi ikiganiro cyahindutse sinzi ntacyo tugikomeze nta kibazo hari abantu usasira ipamba bakiyorosa amahwa noneho bene uyu muntu rero abajagaraye muri mayindi muzabanze mutekereze reka mbabwire aka kantu ubundi n'abagabo baduteze amatwi bashaka kubaka koko
mubanze mujye no gusuzumisha groupe z'amaraso y'abagore banyu, mumenye uko izo groupe zibana. ibyo se hari icyo byafasha mu rugo? Yego, kinini cyane. Cya kabiri, mubanze mwige imibereho abagore banyu babayeho. Ubanze wige kumenya inzira mwarahuye. Yego. Muhura ari umukobwa mwiza. Yego. Banza utekereze urugendo yakoze ageraho mwahuriye. Yego. Rumeze ruti. Kabiri, Yego. n'umugabo wawe ari kubikora, kuko uyu mwanya aho kugira ngo ufashe umugabo wawe ikofi, mufashe ingeso. Kuko nujya gufata ikofi y'umugabo wawe ukareka ingeso, nshuti z'umusaraba, uzahangayika iteka, muzarwanira imitungo aguca inyuma. Yego. Ahahira ahandi wowe ufite inzara. Yego. Ariko numufashe ingeso azoroha, kuko ingeso z'abagabo ziremera kuruta abagabo. Ese wari uzi ko hari abantu b'indakoreka? Exactly, barahari. Barahari rwose, ba nta munoza, ku buryo umugore akora ibishoboka byose cyangwa umugabo agakora ibishoboka byose ntibanyure, ariko n'ubundi ntanoge cyane. Yego. Ndabyemera ko abo bantu bahari. Ndemera ko hari umugabo ugira umugore umwitaho, mwiza, wiyitaho nawe ubwe. Yego. Ariko umugabo akareka umugore we akajya kureba amaraya. Ni hahandi nakubwiye ngo banza umenye uwo muntu ubuzima bwe yanyuze mu buhe buzima. Uzi ko tugira abagabo n'abagore batajya bahana ubuhamya bw'imibereho yabo. Wenda ntabwo mbaciye mu ijambo, turi mu murongo umwe, ariko hari abantu benshi batajya bigishwa n'ibihe banyuzemo. None se Marise, biterwa n'ubwenge. Nshuti yanjye, ubu inzara isinziriza ibice by'ubwonko, tujye tubyemera. Inzara isinziriza ibice by'ubwonko, situwasiyo wabayemo igutera ikinya, babwiza ukuri pe. Ariko iyo ubonye umuntu bikangura urakanguka. Marise, hari umuntu ubaho wagira ubwenge buke nk'ubw'imbwa? Kuki imbwa bayitoza ikagira ubwenge? Yego. Nubona umuntu wahatirije ntiyemere, ukagoragoza, Yego. uwo nguwo mbabwije ukuri, nimbivuga muragira ngo mvuze nabi. Yego. Ariko uwo nguwo ni ikibazo cyaje mu buzima bwawe kitari ngombwa. Hari abantu banga guhinduka. Noneho umuntu ukambwira ati ariko ibi bintu ukora birabangamye, kakubwira ngo ariko njyewe niko nteye. None se niba uteye nabi, niko uteye ariko uteye nabi, none se wibangamira abandi. None se niba ariko uteye, uko uteye bikaba bibangamye, washatse uburyo uhinduka. Reka dusubire inyuma gatoya. Mwavuze ko abantu babiri babana, hari igihe umwe aba ategereje urukundo kuba agiye kureba, undi nawe akaba ari umunyabikomere. Aba bantu rero bageze mu rugo, umwe ashaka kimwe ku wundi. Umwe ashaka urukundo kurufite, n'undi nawe akajya kurushakira kuri undi nabwo urushaka. Uzi igihe urukundo rumara mu rugo rwabo? Ni icyumweru kimwe cy'ubukwe gusa. Icyumweru kimwe cyonyine cy'ubukwe. Umuntu wagiye ashaka urukundo ku mukobwa bakundanye, umukobwa arushaka ku musore, nta n'umwe ushaka kurutanga. Icyumweru kimwe kiba gihagije. Bene aba bantu nunabareba mbere y'uko bashyingirwa baratongana muri fiyansaye. Bashobora no gupfa ikanzu bazambara mu bukwe, bashobora no gupfa kado bazatanga. Ubwo muri make ibintu byo kudahuza byatangiye kare. Izindi ngaruka zijya ziba mu miryango zituruka mu miryango aba bantu barerewemo. Yego. Umuryango wavuyemo, cyane ko dufite imiryango itiyubatse ku buryo yakubaka indi. Ugasanga uburyo batongereyemo umuntu, twigeze tubikoraho ikiganiro, ugasanga nyogosenge arakubwiye ngo genda urwubake, akakubwira uti umugabo n'umwana wundi, kandi semu n'ubundi n'umugore nawe n'umwana wundi. Hanyuma akakubwira ati rero hari uwo nzi uhora ubisubiramo, ihangane ko mbivuze ko ni weakness mbi cyane, ndetse ukubwira ngo njye umugabo nambwira nabi cyangwa akankubita nzitahira. Ngo na papa ntiyambwiye nabi. Papa wawe se aragushaka hiki? Papa wawe arakurera. Ariko hari ibyo atakugomba
agomba mama wawe Yego. sibyo rero wumve ko inshingano papa wawe agufiteho sizo ufite ku mugabo sizo umugabo agufiteho kuko umugabo ntabwo agiye kukurera Yego. mugiye gufatikanya gufatikanya rero ugiye guterura aho utateruye kwa so Yego. ugiye gufatana n'umugabo wawe mu maboko utarafatanyije na so Yego. kuko so afatanyije na nyoko sibyo nyoko ni ikinyarwanda ntimugire ngo ni ugutukana niyo mpamvu tuvuga nyogokuru Yego. bituruka ku isano rya nyogokuru ni nyoko nyoko wanyu nyogosenge nyoko bukwe ngayo nguko Yego. rero bene data dufite abantu bindakoreka bashaka urugo impamvu watsimbaraye aho Yego. ni uko utibuka icyo nakubwiye impamvu yatumye muhura noneho tugarutse kuri ya mpamvu yatumye muhura. impamvu yatumye muhura hari abakobwa bari kurongorwa badashaka ingo bashaka aderese yes bashaka aderese gusa hari n'abarongorwa kuko bakuze ngo ngeze imyaka hari n'abaza kuko babonye ari umusore wishoboye Yego. birashoboka ko mbere yo gushaka urugo n'umuryango abanza ukareba niba wazaba umubyeyi byashoboka ukisuzuma ubwawe mbere yo gushaka urugo si ngombwa gutekereza ko waba umubyeyi ahubwo mbere yo kubyara kuko urugo ni ikintu kinini Yego. mbere yo kubyara ugomba kubanza kumenya ngo ahubwo ngewe naba umubyeyi noneho mbere yo gushaka ubundi ni uguhindura kuko uba ugiye gufata icyo uri cyo ubundi gushaka ni ukuba wowe umuntu wese utarashatse n'abakobwa mujya mwumva ku masosho media akubwira ngo ngewe ngo ntago ngo nta mugabo nkeneye ni uko nawe ubwe nawe ntazi icyo ari cyo ariko ukimara kuba umugore ukeneye umugabo ukimara kuba umusore ukeneye umugore tubyemerane kuko buri mugenzi wese agira aho aba ari kujya intumbero y'umusore ni mu rugo intumbero y'umukobwa ni mu rugo umuntu rero uhungaho abatinya responsibility abatinya kuba icyo yaremewe kuba cyo urumva ahubwo abanyuzwe n'icyo yigize abanyuzwe n'icyo yigize ashimye kuba indakoreka kuko abantu benshi batinya risike abasore benshi basaza kubera gutinya risike no kubura uburenganzira bwabo sinzi n'ibyo batinya risike no kubura uburenganzira bwabo kuko uyu munsi nta mugabo ugira uburenganzira mu rugo nta n'umugore ugira uburenganzira mu rugo ahubwo bose bahuriza ku cyo bumvikanyeho nimunatekereza ko abantu bazagira uburenganzira mu ngo batari buhurize mu cyo bumvikanyeho bizagorana kuko abanone ntibabyemera abanone ntibabyumva ahubwo ikiruta ushaka kurira undi mu mibare itari mibi kugira ngo mugire intumbero ni uko ushobora kuronshinga iterambere ry'urugo ushaka noneho mwese mukajya muhurira kuri rya terambere mugashakira kuri iryo terambere rimwe ariko mu buzima busanzwe abantu benshi banga risike banga gutakaza uburenganzira nkanjye ni urugero nkunda kuryama njyenyine ndabikunda pe ikindi cya kabiri ndi kukubwira nyine ndi kukubwira ibyo ngewe ubwanjye nkunda ariko noneho kubw'uko ntarara njyenyine ngomba kubikora kuko ni ngombwa icya kabiri bwa burenganzira bwawe urabutakaje kubw'ikintu runaka icya kabiri mu bintu byiza bibaho ndakunda kuruta ibindi sinkunda kuryama ku gitanda ariko noneho uwo mubana akunda igitanda kuko ngo nicyo basasa ngo kigaza noneho njye singikunda mbabwira ibindi byinshi ndakunda sinkunda kurya ibiryo nzi ibiryo ndi burya njye nkunda ningera ku meza mfundura ibisorori mbona ibyo ngiye kurya mbiryaho ariko kubimenya mbere biragoye hari akantu numvishe mwaho ngaho gatumye noneho numva na bimwe twatangiraho bwa mbere mbyumva wowe Aniseti hari ibyo utubwiye udakunda yego ariko nyine wowe utaraba uwo uri uyu munsi byari ibintu byawe noneho wowe ushatse ukunda bya bindi wowe wanga kandi noneho kubikora ntacyo bintwara kubikora ntacyo bigutwaye ariko na wundi nawe mubana aramutse yubashye ibyo ukunda nawe ntacyo byamutwara aho ngaho rero
aho ngaho rero aho ngaho ehe iyo mudahuriye kuri icyo kintu Ehe. akenshi usanga mwebwe ubwanjye kuko mwananiwe kumvikana mwisohoye ku karubanda. yes noneho reka twibutse abantu badukurikiye urugo ni nk'ijisho urugo ni nk'ijisho ntabwo bisaba ngo iri jisho ririzwe no kurikubita ingumi n'umubu wonyine ugezemo ukananyaramo ukisohokera n'umuyaga uraririza. n'umuyaga uraririza Yego. niko urugo ruteye niko urugo ruri ni nk'amata Yego. amata atokowe n'iyo hajyamo akababa gatoya apeti irarangira. apeti y'amata irarangira Yego. sibyo keretse ku bantu badakunda kwiyitaho ahubwo akabazo nagiye kumubaza aho ngaho kuri ibyo ngibyo wakundaga bigenda ugenda ukunda ibindi ibyo bya bindi bigenda bisibama. oya ntabwo bisiba amarega ubundi kugira ngo umuntu abe umugabo ni uko hari ingeso yubika no kugira ngo umuntu abe umugore ni uko hari ingeso wubika ariko ntizipfa ntabwo zipfa Anise izo ngeso ko zidapfa ko ziba ziyubitse akenshi ko hari igihe umuntu ahura n'ikigenda gikangura ya ngeso. exactly ntabwo kwiyubika ari no gusinzira neka da ntimubyitiranye na ya kamere Yego. Bibiliya ivuga ngo ntipfa irasinzira Yego. oya kwiyubika kw'ingeso y'umugabo ni ukwibuza ibibangamira umuryango. none se ubu Marise tuvugisha ukuri ufite umugore mwiza Yego. nta bandi bagore beza wari wabona ko muhura nabo buri munsi. none Muhura nabo pe. none ambariza Oya, rwose, ambariza muhura jene nabo. arambwiye ngo hoyase Oya rwose barahari pe. none se gushaka umugore ntabwo byica imbone y'umugabo. ibyo bintu umugore akwiriye kubimenya. iki kintu oya umugore wakabimenye ninde se ntabwo ari uwawe siwe turi kubwira gusa sibyo gushaka umugore ntibyica imbone y'umugabo Yego. no kuba wowe warashatse umugore ntibimukuraho icyo wamukundiye Yego. icyo wamukundiye gituma n'abandi bagabo bamubwira ngo uri mwiza Cyane. icyo yagukundiye gituma n'abandi bagore bakubwira ngo uri mwiza Yego. sibyo ahubwo muri ya marangamutima y'abandi ugomba kubaha ayande rero ugomba kumenya ko hari ayo udakwiriye gukomeretsa. Anise turi kubitwara ari byinshi cyane bimwe bikancika ariko iyi ngeso ikunda kugira abantu navuga ngo erura nuterura ndabikuvugira oya iyi ngeso ikunda kugira abantu b'abarokore nari mbonye ugiye Noneho kubitinya ugasanga umurokore ameze nk'aho adashaka kurebaho nyamara abantu beza barahari abantu beza noneho we akavuga ngo nindebaho nzaba nkoze amahano cyangwa ninerura ko hariho abandi bantu beza nzaba nkoze amahano. Uyu munsi ko n'ubundi bihita bigaruka ari bya bindi bisenya. njyewe reka nkubwire ko la majorite abantu bashakanye ntabwo bashatse abeza ahubwo bashatse abari mu gihe bari barimo. Ntabwo bashatse abeza bashatse bo mu gihe barimo. Marisere ngo ntabwo bashatse abeza ariko nibyo la majorite Yego. abantu babana ntibashatse abeza bashatse abahuye n'igihe bari barimo kuko hari abeza bari bahari muzi neza ko batari kubemera batari kwishyikiraho icyo tucyemeranye. Niba rero hari abuzi ko batari kukwemera abeza ntibashize rero abo batakwemeye barahari kandi baranavuka. rero nimujya gupanika ngo twarengereye wowe abeza bose bari kukwemera ese koko none se niba bose batari kukwemera washatse abeza gusa cyangwa washatse umwiza ariko wakwemeye nashatse umwiza wo ku rwego rwanjye urakoze icyo tucyemerane muri ubwo buryo ni umwiza wo ku rwego rwanjye ku rwego rwawe ariko n'ubundi abeza bo turababona ariko nindashaka kwihanganira bya byiza byanjye nahisemo n'ubundi ntabwo ariyo kontekisite turimo nababwiye ngo ingeso barazubika yego naho twari dukwiriye kuko rega niyo batakubika ingeso hari ikintu gikwiriye gukaruma n'irari ry'abantu niba byageze muri kontekisite y'irari ntabwo abeza bose bagukwiriye. Kabiri ntiwanabamara gatatu ntiwanabazenguruka niyo bakwemerera rero ibintu uzi ko utamara imuso. Anise hari abantu babiri babana umwe atera igikomere undi ashaka kumugereranya na wa wundi atashatse
akamubwira ngo iyo uza kuba umeze nka runaka cyangwa njye nari none se ubundi Marise uzi ikintu kiri gusenya ingo za none ni aba ex abo mwise aba expired sinzi impamvu be expire sinzi na oya mubyita nabi kuvuga ngo yari expirinze none se ntabwo mushobora kongera gukenerana muri bwa buryo bw'amarangamutima y'urukundo ariko se expiringa gute kandi ntabwo wasiba hashize hawe reka haba haje ibindi bishya akexpiring yego haza verisiyo nshya hanyuma ariko tuvugisha ukuri Marise ugira aba ex yego nta numwe ugirira nimero ye ndazigira none se ubwo ni umu ex gute yexpirinze gute ugira nimero ze kuko icyo namushakagaho cyangwa icyo yanshakagaho ntabwo cyagezweho arega ibi ngibi ni amarangamutima ariko sinzi niba ari capacité intellectuelle hari ikintu mugomba kumenya n'abantu bari muri fiançailles badukurikiye ntuzatakaza umuntu ngo wirirwe urira nkaho nta wundi waremwe ntabwo abantu bose mwakundanye mwabana anise mu bantu haba harimo umuntu wawe pe yego hari utakaza rwose yes kimwe nuko uwo watakaje ukarira uba umukize singaha hondi hari n'igihe uba umukize Imana ibikurinze ikimungu ibyabaye mu bushake bw'Imana Marise nta muntu warambagije nka Bwica uyu munsi bamugushingira ukemera nubwo bashyiraho n'ibimeze bite none bitaba yarananyishe none se kubera iki muri cya gihe se mbikubwira kuki wababaraga je Mariseli yaje i Kigali icyo gihe yabaga iburengerazuba ahahurira n'umukobwa nari muzi mu rwego ntakifuza ko ambera na mushiki wanjye urumva umuntu ntakifuza ko ambera mushiki wanjye sinakifuza ko aba umugore wa runaka yego mbwira Mariseli ndamugana ubu bukwe nzabwica kuva ku itangira kugera ku iherezo kandi koko nyine naje kubona ko wangiriye neza n'umuntu n'uyu munsi tekereza umugore wajya guhamagara umugabo akava mu kazi agafunga akamubwira ati turwane wa mugabo kandi n'umusore atansiyo yarafungaga akamujwigiriza yigeze amuniga umuganda niwe waciye urugi noneho ngo waratakaje ra icyo cyagombaga guhera ni ukutamenya buriya ntabwo nari namenye urumva rero ngo wa mugani ntabwo nababara ngo naratakaje yewe hari abakobwa benshi twakundanye sibyo uyu munsi batampa ngo nibambere umugore mbyemere ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze ngo expirinze mu buzima bwanjye njyewe siko ntekereza nyine ubwo icyaba expired ni uburyo twapangaga ku bana ariko njyewe ndamufata nk'umuntu wabaye akabando k'iminsi twanyuranyemo hari nk'umukobwa tutabanye simuvuga njyewe yamfashije kwirinda mu buryo bw'agakiza twateretanye imyaka 5 ntekereza ko ari nawe wari waduhuje kuko njyewe sinari nanamuzi twateretanye imyaka 5 sinzi na geste n'imwe twita icyaha yigeze iba hagati yanjye nawe nta bizu nta kandi twese twari tunyuzwe nuko dukundana kandi rwari urukundo ruryoshye iyo twicariraga mu gashyamba n'uturabo n'ibiki byari ibyo sibyo yamfashije mu rugendo rwa gikristo kuko iyo nza guhura n'undi nshobora kuba ntari kuba naritwaye neza kuko bwa mbere ntabwo ari uko ntari kugwa mu byaha ariko yari ingeso nziza ku buryo n'iyo ingeso yanjye iza kubyuka iyo yari gusinziriza ingeso yanjye ntabwo navuga ngo yari expirinze kuko aho ndi none ahafite uruhare niyo mpamvu mbivuga icya kabiri umuryango we ni inshuti zanjye sibyo umuryango we ni inshuti zanjye bakoze ubukwe yes nanjye nkoze ubukwe nabatumiye none se ubwo tuvuge ngo nta cyabaye hagati yo guhura kw'aba bantu ndacyagira inshuti nahujwe nawe sibyo none se ubwo sinzi impamvu duhita tuvuga ngo bari expirinze okay oya
umu ex mama mudaheruka kuvugana ukavuga uti uyu ni umu ex koko. hari n'uwo njyewe hari n'uwampamagara nkamubwira nti mbabarira ntuzongere kumpamagara ndakwinginze. Yego. Barahari. Anise, uyu munsi hari igihe babiri babana ingeso isenya ba babiri babana rwose, umuntu akagaragaza, imiryango ikaza, inshuti zikaza, nabo ubwabo bagashyiraho akabo bikanga, hanyuma ya ngeso igasohora umwe muri bo mu rugo. Icyo gihe nta mahana babaye kuri babiri. Dutanga urugero, ni nk'iyihe ngeso? Habaho ingeso nyinshi, hariho ubusambanyi. Njye ahubwo nabwihanganira. Wowe wabwihanganira ariko hari n'undi utabwihanganira, kuko ubusambanyi busenya. Reka dutange ingero. Yego. Hariho ubusambanyi, icyo ni icya mbere. Njye kunca inyuma k'umugore ibyo nabyihanganira. Anise te wabyihanganira. Agasuzugura ni mu buhe buryo? Atakubaha, akakwandarika muri rubanda, ntaguha agaciro nk'umugabo ndetse muri rubanda. Ubundi se rubanda ninde kuri njye? Ni rubanda nyine. Niba rubanda ari kunyumva njye ntisinshaka ko anyubaha. Nituza noneho nibijya ku ruhande rwa Aniseti gusa. Oya tubanza tuganire, ndi kuvuga nnyo ndaguha impamvu. Icyo ni icya mbere, kunca inyuma. Yajyanye umubiri we, uwanjye ntiyawujyanye. No gusesagura imitungo y'urugo. Icyo cyo twagihamagarira komite. Yego. Gusesagura cyo twagitumiraho inshuti n'ubuyobozi bwazamo. Ikindi oya none Anise, ni byinshi ariko reka mvuga n'iki ngiki, kuko byariraho umwana. Uwo namurera nezerewe cyane, kuko n'ubundi abo mfite bose simba narabapimishije. Aba bantu bari kukumva muri iki kiganiro Aniseti, ntago muri buze guhuza. Oye, ntago ari ngombwa, nta nubwo nabikoze ngo babenge, nta nubwo ndi kubivuga ngo nanjye mbebo. Ibyo wabyihanganira. Ibyo ni ibintu biri principal. Marise, mu mubano w'abantu babiri babana. Marise, bijya bigira ingaruka. Ni iki wakora? Ni igiki wakora? Ukamenya neza ko umugore aguca inyuma cyangwa ataguca inyuma. Mbona ubwo nakwihakuneka sinabishobora. Benshi bavuga ko umugore atangira guca amazi akagusuzugura, ukabona nyine nta kintu uri cy'imbere ye. None uvuga umugore, uvuge n'umugabo, turi ku mpande zombi. Umugabo we ukuntu bigenda aritoratoza akazana impano atari yasanzwe azana, we nyine aratsindwa. Ndewe ikintu cyambabaza kuruta ibindi, ikintu cyambabaza kuruta ibindi ni ugusesagura umutungo ku buryo wa muryango utagera ku iterambere. Yego. Ariko kunca inyuma, first of all nabanza kureba impamvu yabikoze, nabanza kureba impamvu yagiye. Hari igihe ari ukubinda ko reka, hari igihe ari ukugusuzugura ko ubundi abantu benshi bazi ko icyumba cy'urugo ari hamwe matera iri. Yego. Icyumba cy'urugo ni umubiri w'umugore, ni umubiri w'umugabo. Watanze umubiri aba yarangaje icyumba. Yego. Hanyuma ariko uwatanze umutungo aba yaciye urugo umugongo. Yego. Icyo cyo ngewe, ubundi umutungo w'urugo mwubaha kuruta umubiri w'umwe mu bashakanye, mu gihe umwe muri bo yabaye ikirara. Kuko iyo utanze umubiri wawe ntibisonzesha umwana, ariko iyo usohoye umutungo mu rugo bisonzesha umwana, bituma atiga, ubuzima butangiye kuba nabi. Yego. Hanyuma ntawaguca inyuma kubaha. Ntawaguca inyuma kubaha, niyo yakibeshya ngo ndagukunda ngo ariko byarabaye, ntabwo aba ari byo. Abagusuzuguje. Kandi njyewe sinumva ko umugabo wansambanyirije umugore naba nsuzuguritse kuri we, kuko aba yataye uwe akaza gushaka uwanjye. Njye simba nataye uwanjye ngo njye kureba uwe. Uwo yaje kureba rero aba aruta uwo yasize. Ubwo niyo zahabu kuri we. Sinsuzuguritse mu gihe usiga isahani y'iwawe ukaza kurira ku y'iwanjye. Ibyo mbifata gutyo, niko Aniseti mbayeho. Ikindi cya kabiri, njyewe nabishobora, ahubwo ikintu ntashobora ni ukubana n'umuntu utankunda. Ni ku ruhande rwa Aniseti. Noneho ku buryo rwa rukundo abinyereka ko ari ntarwo. Naho kunca inyuma akagenda simbimenye cyangwa nkabimenya. Nshobora kubabara by'umwanya mutoya kubw'agaciro muha, nanjye niha, ariko umuntu uhagarara imbere yanjye akambwira ngo wambwawe, ubwo najya kumukera mu rindi shyamba. Iryo ngiryo ryo riba rimbanye inzitane, iryo ryaba rimbanye inzitane, najya kumukera mu rindi shyamba. Yego. Sibyo? Yego.
ubwo ambwiye ngo wamushenzi wese umushenzi muzi icyo bisobanura ni umuturage umuntu umuturage apana umuturage komo umutura ntabwo ari umuturage w'umuturarwanda ni umuturage ahubwo udasobanutse ko pare mu kishenzi sijue kama unajua yes mu Kiswahili kishenzi ni ahantu nyine hari icyaro yego ubwo ntange nahindura rero gature kandi ngewe mureke mbabwize ukuri ngewe urugo runaniye ntaruvamo icyo ntavamo ni inshingano kuko ntago nge nava kuba papa ndacyariwe ariko urugo rw'ingewe naruvamo nta na rimwe nshobora kubaka ngo abantu ngo babivuga mute ngo kuri social media ubundi se ibyo batubwira byo ni ibiki ariko hari abantu benshi babana kubera abana ariko abana bakabikomerekeramo kubera umubano mwembi mugirana kuko uyu munsi nuko abakansara mu Rwanda batajya babitubwira mwabibaza abadiregiteri ku bigo by'amashuri abanimatrice cyangwa n'abandi baba hafi y'abana hari abana benshi bagira ibikomere bituruka mu miryango yabo yego sibyo rero aho kubana n'umugore ngo ndinze abana batabona umunezero wuzuye najya ku ruhande wenda hari abana bakazansanga cyangwa bakazamusanga nibura baba bara ku ruhande rumwe bakajya ku rundi uwo ni nge hari umuntu uri buvuge ngo divorce ngo ko ari icyaha ibyo wakoze byose nubibabarirwa ibyo wakoze byose numenya kubimanaginga icyo mvuze wowe ntuzagikore icyo cyaha nge mvuze ntuzagikore ko hari abaducira urubanza bahereye ku byo tuvuze bakirengagiza ibyo bavuga niko bizera bamera ko ingo aho kugira ngo mbane n'umuntu kugera ku rwego twicana ntanakwibagirwa iteka ryose kandi ubaho byaguhesha ubugingo yego watandukanye n'uwo mwabana none se Marise ari ukugumana nawe ukamena amaraso ye ari no gutandukana nawe amaraso ye akakuvaho anise ikintu Bibiliya ihinduye umubiri umwe babiri babanye Bibiliya yabise ko baba bahindutse umubiri umwe hanyuma muratandukanye icyo kintu cyaguhesha ubugingo none se Bibiliya ntuzi ko ijya ivuga n'abantu bafite imitima ibiri Imana ibanga urunuka niko Bibiliya ivuga noneho se uri mu rugo ukaba wafashe ubaye umubiri umwe w'umuntu nandi ariko uzi ko hari abantu bazi ko ari umubiri umwe kandi ahubwo mu mubiri wabo hahurira koperative ngo umubiri umwe waryamye hakurya iriya mu karere k'ibunaka na nyirantuze muraziranye se ntuze arakuzi ntuze nawe arakumenye kanaka nawe arakuzi warangiza ukagaruka mu rugo ngo uri umubiri umwe n'umugabo ngo uri umubiri umwe n'umugore reka tuvuge ko nibura mwahuriye mu nzu imwe ariko imibiri imwe muri make divorce ntakitwaye mu buhe buryo se kwa niseti uramutse utandukanye n'uwo mubana ntabwo njye ubundi divorce sinyifata nk'icyaha icyaha ni icyatumye iba icyaha ni icyatumye iba yes kandi divorce njyewe sinyifata uko ari mbi kuri bose none se ni bose bazaniye rimwe icyatumye batandukana ariko ubu Marise ubu mushakiri reka ndeka ni kuri kamera ngo ntabagusha ubu mushakira ijuru mushakira ijuru mu rugo niho njye nshakira ijuru kuko tubana exactly noneho rero rimuhe rimubere rimubere nyine kandi arimubereye n'undi nawe exactly siko se ubundi ngo zigenda none se Marise nzi umugore wajyaga ujya kuri konti y'umugabo agakuraho amafaranga ku buryo umugabo ajya no gushaka tike akayibura nzi umugore wambuye umugabo w'imodokari niyo umugabo atinze gutaha umugore aramufungirana ariko ntaba kibaye umugore ni se tuvugisha ukuri uretse se gatoya nkubwire kandi se ko nawe uri bwemere divorce kandi bikugendekeye biti komeza umbwire noneho nzi umugore
nawe uramuzi munagirana isano waroze umugabo yego ku buryo undi mugabo aza akajya mu buriri umugabo yes umugabo ari hehe arimo batekera ibyo kurya ari kubatekera ibyo kurya tubanze tuganire ibintu byo kuri social media umuntu rero uteye uko aniseti bijya biba ikigare uretse gato bijya biba ikigare ku buryo tuvuga abantu bagashingira kuri situwasiyo y'ibiwabo bagacira abandi imanza kandi batazi iby'iwabo yego umuntu uteye utyo umuntu uteye uko nguko bakorera ibyo ubwo yazabona ubwenge bwo gutandukana n'uwo babanye ntabwo abubona ariko buretse gatoya umenye ko nawe wazaba ko sinashaka umugore nabyihorera none se ubimenye kandi warashatse nagenda hakiri kare ehe cyane njye nagenda ntabwo ari njye ubikubwiye ntabwo ari wowe bimbwiye ariko nzi ko noneho buretse rero twongere tugaruke nzi umugore ujya ukubitira umugabo mu ruhame umugore aramucunga akamusekura urushyi ruri oji mu bantu akamuga ati ngaho nyica n'ubundi no mu rugo uba wanyije nibura hano barantabara icyo gihe n'ubundi uwo nawe ntaba ari umugabo uwo nawe ntaba ari umugabo niba kuko nibyo banza unyumveje umugabo akubitiye umugore aho abantu batari umugabo urishoba ko amukubita none se ko umugore avuze ngo nanjye Marise ari umuntu wagukubitiye ku karubanda niwe wagukubitiye mu ibanga umwiza ninde bose ni babi bose ni babi kuko umugore abonye uburyo bwo kwihorera kuko abari buze kumukiza barahari ihorera ariko rero mu ruhame amategeko yakutwara hose mu ruhame umutagera ku mategeko y'imiryango yo mube muretse kuko hari naho itegeko ry'umuryango rigira intege nkeya sinzi riba ari iry'umuryango ntabwo ari iry'umuryango sorry ni amategeko mpanabyaha ashobora kuba yaratekereje ikintu kibi kumva umuntu uko hari ibyaha abantu baregwa batagira abatangabuhamya babyo ukajya ukumva nk'umugore areza umugabo ngo ampoza ku nkeke ngo yamfashe ku ngufu umugabo babana arantoteza none se nubihakana apfa kuba we yabivuze none se nubihakana nta muhamya bigira nta mutangabuhamya icyo cyaha kigira ako se nyine wa mugani ni gute icyo cyaha bagifungira abantu baba batanze inuza baba batanze ubuhamya bakavuga bati nari mari biba gutya na gutya ntekereza ko amategeko ashingira ku bimenyetso bituruka mu mudugudu niba byarabaye rimwe umugore yitabaje inzego runaka izo nzego zirabizi ko urwo rugo ruhorana ibyo bibazo bituruka kuri nde hagati ya babiri bashakanye ntekereza ko amategeko adakoze gutyo yaba afite intege nkeya ariko reka turebe n'ubundi amategeko agira intege nkeya niyo mpamvu yifashisha ibimenyetso atagendera ku kuri hanyuma nzi umugore yaciye inyuma y'umugabo anamubyariraho bo aranamusebya uwo mugore anywa inzoga ubwo iyo myemerere y'urugo rugo ntibikora ntibyemera hanyuma ni byinshi ni birebire ku buryo umugabo nta shusho nziza muri rubanda agira muri rubanda hanyuma uretse wenda ko twebwe tuvuga tukajya gutorera ni ibisanzwe ko ubwato bwatobotse kakwinjiza amazi yes aho kugira ngo burohame babukura mu mazi bakabuhomera imuhengeri bamara kubuhomera imusozi purito bakongera bakabusubiza mu mazi buhomye ubundi mbere yo kuvuga ngo divorce ni icyaha yatewe n'iki njyewe nicyo ndeba kuko dufite imiryango iri kwicana yego umugabo yaragowe babyariyeho yes neza ko bimubabaje ibintu byo kubyariraho hoye biramubabaje
reka da njyewe ibintu byo kubyariraho bishobora kuba bitankomeretsa simbizi nyine ubwo ndi kubivuga nkanjye kubera ko nikundira abana kandi uwo mwana nta ruhare yabigizemo rwo kuza muri urwo rugo ikintu cyankomeretsa ku buryo nagira n'ishusho imwe mutuka kuri social media kandi nanjye nkaba nzi ko ari igitutsi ni igihe wa mugabo yabyaye wabyaranye n'umugore w'iwanjye yaza kureba umwana akavuga ngo ni mu umwana wanjye kandi uti nyamara burya tije igihe wari watembereye uribuka ko muri sari wawe hari itara ritaka umugore yarampamagaye njya kurimanika ngezeyo amfatira agatebe ngiye kumanuka mumanukira ku rutugu ngiye kumanuka mumanukira ku rutugu turagwa tuguye rero yari akenyeye agasuime kavaho kavuyeho urabona ko havuyemo umwana dusa none rero umwana wanjye ni mumumpe sha nshuti yanjye nahita mba umuzerote noneho rero nimwumva ingo zatandukanye ntimuzazigaye nk'izicanye yego ariko kandi wowe uri kugaya imyanzuro yafatiwe mu rundi rugo irinda impamvu yayo mu rugo rwawe ndumva ubwo urimo unatanga n'inama yego wowe uri kugaya imyanzuro yafatiwe mu rundi rugo irinda impamvu yayo mu rugo rwawe yego ntibihagije hanyuma umuntu washatse aba ahinduye inshuti yego mu gihe udahinduye inshuti emera ko inshuti ufite zigomba kuba inshuti z'umuryango yego mu gihe za nshuti zawe zitari inshuti z'umuryango sina ngombwa ko ziba mu buzima yego hari nk'urugo nagiye kungamo bapfa ko umugabo yagiraga abasore b'inshuti ze bambarana imyenda nk'ibisanzwe abasore barambarana bamaze no gushyingirwa bakambarana aho kugira ngo ba basore banafure akajya gutirura imyenda umugore akaza kuyifura rimwe na rimwe wa musore akagaruka gutira imyenda umugabo ataranayambara n'ubundi umugore arangije arambwira ati njyewe ntabwo naje gushaka abagabo benshi mfite umwe nahitemo ko ari njyewe uzajya umukorera amasuku ariko sinzajya mfurira bariya basore uyu mugore ntiyari ari mukuri hindura inshuti n'uburyo wifatana nazo icya kabiri hari nk'umugore nzi wari inshuti n'abakobwa b'inshuti ze noneho mu gihe bari inshuti bajyanaga muri dushe ibyo ni ibisanzwe ku bakobwa amaze no kuba umugore akajyana n'abandi bakobwa muri dushe umugabo arambwira ati ibi bintu ntibizavamo umugabo arambwira ati ibintu ntibizavamo hitamo kujya wogana nanjye cyangwa usubira iwanyu wongere ube umukobwa ujye kujya wogana na bariya mu by'ukuri ni utuntu dutoya tugenda dutuma ingo zigenda zigirana ibibazo kandi mu by'ukuri utwo tuntu dutoya ntacyo twari tumaze no mu buzima ikindi hari n'abantu bapfa ibyo kurya hari abantu bapfa ibyo kurya umuntu akabaza ibyo atahashye uwo mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni imbwa ariko ntakuriye no kuyitunga kuko nayo ntiyayigaburira reka nze kwitsa twatangiye ikiganiro atari iki twari tugendereye ibyo mbivuze nkanjye nk'uko ab'Imana biherekeza abe no muri mwe nawe ubyumvise nkawe sinkurenganyiriza uko wumvishe nanjye ntundenganyiriza uko mvuze hari ikindi kibazo reka tugane ku musozo w'iki kiganiro ariko noneho reka tugire inama bagiye kurushinga abantu babiri bakundanye umwe yakwangishwa n'undi kuko atamutereye ivi aho ho nakoresha imyumvire yanjye none se ubundi wowe umugabo ushaka ni umugabo uzajya upfukama ngo utambuke riri kubikora ivi se ariko burya umukobwa ukwanga kuko utateye ivi nukuri akwanze vuba akwanze karakugiriye neza nukuri pe aho kugira ngo njyewe nterere umusozi nikoreye umuzigo nzawuhirike ngeze hejuru y'umusozi nazamuka umusozi ntikoreye
nibura nkazahura n'uw'abandi bahiritse ngafata uwo kuko hose ni ku musozi. yego ariko mu by'ukuri aho kugira ngo ntererane umusozi umuzigo, yego nazamu- wabimenya mu ntangiriro. nabimenya mu itangira ry'umusozi pe. Ubwo gutera ivi nabyo bishobora kuba umuzigo. hoye umuzigo ni imitekerereze y'abantu babifata nabi. Ubundi mu rukundo yego njye nakisanzura. waritera se, wari kuritera cyangwa nuko byari bitaraza? uyu munsi naritera. Aniseti watera ivi kandi si ariko ubu waritera uwo mu bantu. none se kuki namupfukamira nkamubwira ngo mbabarira? oya gupfukama no gutera ivi biratandukanye. byose ni ugupfukamaraga ni amarangamutima. oya je hoya ntago ari amavi yose. byose ni amarangamutima. njyewe pozisiyo yose namuhamwe akarabo akanyurwa ntayikoresha. okay aha Marcel afitanye ikibazo n'ivi. ibintu biri kugenda bihinduka, biri guhindura isura mugani wa muntu. kuko niba urukundo rwaryoshwa nuko nagutereye ivi. none se Marcel ubundi umugabo upfukamye ku bw'umugore we aba asuzuguritse ku bwande? asuzuguritse ku bw'umugore, ku bwande nyine asuzuguwe nande n'ababibonye. none se ubundi hagati ya rubanda n'umugore ukwiriye kuguha icyubahiro ukanyurwa nacyo ninde? oya nta muhango wa hehe, nta muhango. ni utuntu dushyashya tugenda tuvumbuka. njyewe rero mureke mbabwire, nabivuze tugeze hagati. yego nabwiye nti rubanda niba ari kunyumva Yego. amenye ko ntamusenga, yego simutinya, nta nubwo nshaka ngo amvuge neza. hari nk'umuntu wamamagaye ejo arambwira ngo aniseti ngo abantu bagiye kugusebya ngo usenge, njyewe nsenge ngo batansebya? njye ndabizi ko ndasebye. yego guseba ni iki se? ni ugukora igitandukanye n'imitekerereze y'abandi. si icyo mwita igisebo? Yego. ese ubundi njye ntekereza nkabo. ubundi umuntu udashaka oye umuntu mutemeranya agufata nk'umwanzi. none se guseba ni iki? ngo nuko ngo mwese ngo mwamvuze ngo ibintu, uzi ko n'uyu munsi sindiyumvisha ikintu najyamo nagifatiye umwanzuro wo kugikora. mwambona nkaba nsebye. no kwica umuco nyarwanda nacyo ni igisebo. aha ubwo urambwiye ngo nataye umuco se? sinzi uburyo wawutayemo. urugero se? ntabwo nzi impamvu bakubwiye ko ugiye guseba bakakubwira ngo usenge. ntabwo namenya iyo mpamvu ari iyi. ariko wakoze turebe nk'ikintu cyatuma nseba. anise ubu wajya ku karubanda ukanywa inzoga ugasinda. nahisemo kwigurira icupa, wowe wasanga ndi kunywa icupa warangiza ukambwira ngo ndasebye. none se ubujijwe n'iki guseba? njyewe ibyo ukoze ni none se ubundi guseba ni ukuburira icyubahiro aho ugiteze. nyine n'ubundi ubwo uba wagitakaje. nyumva neza rero, njyewe nagitakaje mbifatiye umwanzuro. none se ubwo najya kugura icupa bakarifungura nkarinywa ngahitamo naho ndinywera ngishaka icyubahiro? icyubahiro wagitakaje. ese ubu wanyambika umwenda niguriye narangiza nkavuga ngo simberewe kandi ari njye wawuguze? none se wari uzi ko umuntu wese abaho akeneye umugira inama? yego. none se kuki wagiye kubikora kandi abajyanama batabuze wanze kubumvira? none se nanze kubumvira, se umuntu wese ujya kunywa inzoga arababwira ngo ndagiye? Marcel njyewe nafashe uwo mwanzuro, ntawo mfashe mu by'ukuri. yego ngafata uwo mwanzuro. ni njye nyine nafashe umwanzuro. yego wayi nati ingaruka zivuye mu byo nafatiye imyanzuro. ariko muzi ingaruka nyinshi nirengera zituruka ku myanzuro mibi nagiye mfata. ngo uransebeje, wowe unsebeje se birabishya amazi nanywaga iwanjye. cyane nibyo cyane. nta muntu n'umwe ngira mu igisebo kikwambura ijambo, igisebo kikwambura icyubahiro, ikinyuranyo cy'igisebo igisebo kigutera kugenda wihisha. ikinyuranyo cy'igisebo ni iki? ni icyubahiro. muri mwe umpa icyubahiro kinyuzaho ntakanyuze utanyubashye ninde? nyine hagira umuntu umbwira ngo njye narakubashye bikugezaho. uzi impamvu yakubashye? nuko nawe wari wiyubashye. Urakoze. hanyuma yaje afatira ku cyubahiro yagusanganye. bisobanuye ko fondasiyo y'icyubahiro yampaye iturutse kuri nde? ku cyo wihaye. urakoze. n'igihe udahari rero biravuze ngo wanyubahanye icyo usanganye. n'igihe udahari njye ndiyubashye. kuko niyubaha sinari nzi ko uhari ngo uzanyubahe. hanyuma n'igisebo witeye n'undi nawe azaza azagifatiraho. hari n'igihe icyo mwebwe muri kwita igisebo ari self defense kuri njye.
none se marise ubu naseba nkagera ha Dawidi bafashe akigira Zezenge akajya gucira inkonda yashakaga kwirengera. urakoze njyewe se wabibwirwa n'iki? Yashakaga kwirengera. nyine njye wabibwirwa n'iki? uzi ko hari ibintu mwita ibisebo umuntu ashobora gukereya kugira ngo akire ikimungu gihora kimurya. none njyewe nzi umugabo wishyuye umukobwa wari utwite arambwira ati genda ubwire umugore w'iwanjye ko iyi nda ari iyanjye. baramusebya nyine yarateye inda yagize ati ariko yari abizi ko atariyo binavamo divorce baritandukanira. nyuma umugore aza kumenya ko inda atariye ariko bashakaga gutandukana. ibyo abantu benshi batinya kuki utabitinya nise. none se nibo nyine ni abantu nanjye ni njyewe. waba ufite umutima utandukanye n'uwabo ariko n'ubundi nibyo kuko umutima wanjye n'uwawe si umwe. ibi tubyemerane. ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana niba icyubahiro cyawe kitandemera intebe n'igisuzuguro cyawe nticyampagurutsa kuyo nicayeho. ibi tubyemerane pe. icyubahiro cyawe niba kitangenera isahani y'ibiryo nticyanatuma me niyo narindi kurya. reka twisoreze ikiganiro. murakoze. reka dusoze ikiganiro. abantu benshi bajya bibaza Anicet uburyo ateye bikabacanga. ariko se ubundi urabimenyera iki? urashaka kumenya uko Anicet ateye? wowe uko uteye warabimenye birahagije. birabavanga. ngo njyewe ngo ndasebye ngo kuri runaka. ariko nuko baba babwije ukuri abandi bakaba batavuga ukuri. none se uzi ko ikintu cyatuma nseba ari icyo mwaba mumenye cyagiye ku karubanda kandi mwebwe ahihishe mukora ibiruta ibyo ngibyo? kuki se utabikorera ahihishe? indese wowe nyine ntabyo nateguye pe. mpereye kuri abo bavuze ngo mbisengere. yego. sinzigera na rimwe mfukama ngo mbwire Imana ngo Mana ngo ntusebye ngo ndinde gutuma seba. ikintu gishobora gutuma mfukama ni byinshi. yego. ariko kuvuga ngo abantu bambona ukundi nta muntu mbona nk'uko ndi, umuntu ambona nk'uko areba. yego. Anicet reka dusoze. Imana iguhereze umugisha. murakoze. reka dushimire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri turahorana. Imana ibahereze umugisha kandi mwese mwumve mwikaze ku ijwi ry'umukanguzi. oya nibayikore hanyuma turabatumiye ku Mutahajuru. bakora iki? subscribe. erega jene hari channel yitwa Mutahajuru n'ubundi izajya inyuraho. jene nayipininge munsi y'icyo kiganiro. yego. nibarebe iyo link iri munsi y'icyo kiganiro bayikoreho barebe Umutahajuru. amen. reka tubasabe n'ubundi dufatikanye twese dusenge. turagushimiye Imana yera, tugushimiye ko ari wowe waduhamagaye umuhamagaro mwiza wo kukumenya, urangije utugira abatware. izina ryawe nirihimbazwe. dusengeye abantu bari mu ngo zirimo ibibazo, bari muri fiançailles zirimo intambara, abantu bari mu buzima bari strugglinga. ndasabye kugira ngo ineza y'Uwiteka ibe kuri bo, igikundiro cyawe kibagereho, ukize abantu ingoma n'ibikomere, utanga ubwenge bwo kubaka, kuko ijambo ryawe niko rivuga, riravuga ngo ubuze ubwenge busabe. kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo ishyo n'imirima bitangwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza aturuka ku Mana. uwo mutima rero utanga mu bagore beza, abo wowe wita beza, bamwe b'uburanga b'imitima inyuzwe bita ku ngo zabo, nuwishyire no mu mugore ufite ishyaka ryo kubaka urwe, mu izina rya Yesu dusenze dutyo ku bwawe none n'iteka ryose ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. amen. ijwi ry'umukanguzi.